Umunsi umwe umwana w'umukene yagendaga agurisha watermelon kuri buri rugo ngo abone amafaranga y'ishuri. Yisanze asigaranye imwe yonyine mu ndobo kandi nawe afite inzara, nuko afata umwanzuro wo kujya gukomanga ku rugo rwari aho hafi agasaba ifunguro. Gusa yabuze imbaraga zo gusaba ibiryo, abonye umukobwa mwiza nawe wari ukiri muto nka we ari uje kumukingurira. Aho kumusaba ifunguro yamusabye amazi yo kunywa. Umukobwa nawe yabonye ameze nk'umuntu ushonje, aho kuzana igikombe cy'amazi amuzanira igikombe cyuzuye amata y'ikivuguto. Umwana w'umuhungu akinywa buhoro buhoro, nuko akimaze abaza umukobwa ati, ndakwishyura ngahe kuri aya mata umpaye? No, ntago nakugurishije, naguhaye bisanzwe. Mama yaratubwiye ngo ntugashaka kwishyurwa mu gihe uri kugira neza, kandi ku mutima utanga nta kabuza uzakira. Umuhungu aramusubiza, rwose mbikuye ku mutima, urakoze cyane, nuko ubu nta bushobozi mfite, ba nkwituye iyi neza ungiriye, ariko Imana iguha umugisha. Uyu mwana w'umuhungu yitwaga Patrick William. Patrick yavuye aho yishimye cyane, akomeye, imbaraga ziragaruka, ahita asubira mu rugo ajya ku ishuri ariga cyane, anasoza amashuri. Nyuma y'imyaka 18, umubyeyi w'umumama yararwaye cyane araremba. Abaganga basanzwe bose biranga, kugeza aho bamwohereje mu bitaro bikuru by'umujyi. Abadogiteri bakomeye bashyize hamwe ngo bashake indwara uyu mubyeyi yaba arwaye, bikomeza kwanga. Nyuma yo kubona biri kugorana, bahamagaye umudogiteri bose bemeraga w'umuhanga, Patrick William. Patrick mu kureba kesi y'umurwayi neza yitonze, abona n'ahantu yaturutse yumvishe agizemo akantu. Yahise yihuta kujya kureba umurwayi. Akihagera asanga ni wa mubyeyi umuhaye igikombe cy'amata mu gihe yari ashonje. Kuva ku kanya yahise abigira ibye, ahamagara bagenzi be barafatanya, bashyiramo imbaraga. Nyuma y'iminsi mike umubyeyi w'umumama arakira, agarura imbaraga. Mu gihe yari yicaye ku gitanda ategereje ko bamuzanira igipapuro cy'amafaranga azishyura, yari afite ubwoba bwinshi, yibaza ahantu wari buyakure. Nuko umuganga amuzanira agapapuro, agafungura afite ubwoba, arebye asanga handitseho ngo byose byishyuwe n'igikombe cy'amata. Yahise yibuka imyaka 18 ishize, umwana w'umuhungu wari ushonje, nuko n'ibyishimo n'amarira mu maso aravuga ngo, Mana urakoze, sinari nzi ko hari abantu bafite umutima mwiza nk'uyu bakiba kuri iyi si. Burya umutima utanga nta kabuza ejo uzakira. Rubyiruko ndetse namwe babyeyi, mu kinyarwanda cyacu baravuga ngo gira neza wigendere, kuko ineza byanze bikunze uzayisanga imbere. Hari abantu benshi twima amaso, twima amatwi, hari ibintu byinshi tudaha agaciro kandi nyamara byakagombye kuturanga. Twirengagiza abashonje, kandi gufashanya kenshi na kenshi ntibisabe bya mirenge. Ni utuntu dutoya, kuba ufite umutima mwiza utanga, kuba ufite urukundo rwo kubona wishimye ukibuka ko hari abari kurira. Ibi ngibi nibyo bizagufungurira imiryango yawe y'ejo hazaza. Dufashanye bikeya dufite, kuko ejo cyangwa ejo bundi
dushobora kuzahura na ba Dr Patrick William benshi. Urakoze kureba iyi video. Nitwa King Vicky. Gira amahoro kandi urane imigisha.